Turabasuhuje kandi tunabifurije gukomeza kugubwa neza aho muherereye hose mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse no hanze yacyo. Iyi ni The Afro Live. Tunakwibutsa kandi gukora subscribe mu gihe cyose waba utarayikora kugira ngo amakuru tuba twaguteguriye ajya kugeraho ku gihe. Ku bakunzi bacu twari turi kumwe mu kiganiro cy'ubushize, ngira ngo murabyibuka ko twavugaga ku mavu n'amavuko bya kampani ziri hano mu Rwanda cyangwa se zanabaye hano mu Rwanda, hano iwacu nyine muri iki gihugu, zakoraga ibijyanye n'ubucuruzi bw'amafaranga hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga. Muri zo twavuzemo nka STT na T8 cyangwa se Tata, zaherukaga guca ibikuba kubera umuvuduko zazanye mu gahe gato abantu bakisanga zamaze kwifunga. Icyo tugusaba rero ni ukutajya kure, ahubwo ukegera bugufi bwacu kugira ngo ibyo twatekanyije kukugezaho kuri inshuro hatazajya hagira ikigucika. Ejo ugatangira kugenda ubaririza, kandi natwe aricyo tubereyeho kuguha amakuru, nizo nshingano zacu. Mbere yuko tubagezaho amakuru mashyashya tubafitiye kuri inshuro, ndagira ngo mukomeze kubana natwe, ariko kandi uko twatangiranye mu biganiro byatambutse twababwiraga ku bijyanye na STT ndetse na T8 cyangwa se Tata. Twababwiye ku ifatwa ry'umuyobozi wari umuyobozi nyine, kandi akaba ari nawe wayandikishije muri RDB, akaba yarabifitiye icyangombwa cyanagaragaraga ku mbuga nkoranyambaga. Iki kikaba ari nacyo cyagize uruhare mu kuzana abantu benshi, kubera ko babashaga kwizera yuko koko bino bintu byaba biri seriye. Tunababwira ko kandi kugeza kuri inshuro aracyari mu maboko y'urwego rushinzwe ubugenzacyaha RIB. Akaba ari nta zindi update twababonera, ariko kandi turacyabikurikiranira hafi kugira ngo tubagezeho amakuru y'akantu ku kandi. Ariko kandi namwe murasabwa kubana natwe gatanu kuri gatanu kugira ngo buri kimwe cyose twakusanyije cyangwa se icyo tubafitiye kubagezaho mu gifatire ku gihe. Mu by'ukuri abantu bakomeje kwibaza impamvu zino kampani zikomeje kuza uko bwije n'uko bukeye, ariko kandi zigakomeza guhemukira abantu mu buryo butandukanye, aho kugira ngo zizanwe no guhindura ubuzima bw'abantu cyangwa se bw'abaturage muri rusange, ahubwo kumva inkuru ziragenda zadoka zivuga yuko zikomeje kubacucura utwabo. Hari ibibazo bitandukanye abantu benshi bakomeje kugenda bibaza, kimwe nuko nawe waba urimo kubyibaza kano kanya, ariko kandi ntabwo ari ibanga kuko aho abantu bateraniye utabura gusanga abantu benshi barimo kugenda bibaza kuri zino kampani. Uko umwaka ugenda undi ugahita, usanga kampani zivuka ndetse zigakora ibikorwa bitandukanye birimo nko kungura abantu, kuko hari benshi bagenda babyungukiramo, ariko abandi bakaburiramo ubutunzi bwabo ndetse butari bukeya. Ese izi kampani ziba zije guhombya abantu koko muri rusange, cyangwa kenshi na kenshi ziba zifite wenda gahunda yo kugira abo zungura, bikagira wenda ibindi bibazo bigenda bizamo ugasanga benshi babihombeyemo? Izi kampani harimo ikihe kibazo kibyihishe inyuma gituma akenshi na kenshi ziza zikagenda zihombeje abantu aho kugira ngo zibageze ku ntego zari zarifuje kubagezaho? Abantu benshi bakomeje kwibaza impamvu zino kampani ziza zitandukanye ndetse no mu buryo butandukanye no mu bihe binatandukanye. Akenshi nk'izi ziza zigaragaza ko ziza zemewe na leta nk'uko bigaragazwa n'ibyangombwa zibanza kwereka abaturage muri rusange. Bigenda bite kugira ngo ziteze igihombo muri rubanda, kugeza ubwo bamwe mu baturage bananirwa kwiyakira, bikagera n'ubwo bamwe muri bo bahitamo kwiyambura ubuzima? Bimwe mu bibazo abantu benshi bakomeje kugenda bibaza, harimo no kwibaza niba aya mafaranga aba yabaye make kuri ba nyiri kuyashoramo, cyangwa se wenda niba hari aho bagera koko bagafata umwanzuro kugira ngo bahitemo guparika bizinesi zabo baba barimo bakora, ku buryo wenda ba nyirazo babura icyo baha abanyamuryango, bagahitamo gutwara agasigayemo cyangwa se udusigayemo twose, kugira ngo wenda ba nyiri kuzishinga batabura byose, ahubwo bagahitamo gukuramo utwo bari bafitemo twose, kugira ngo wenda ahari hose bataza kwikururizaho igihombo, ibyo bindi bisigaye bikaza kuzakurikirwa na ba nyiri kubijyamo. Ariko kandi abantu benshi bakomeje no kwibaza niba koko wenda ari uburyo bw'amasezerano hagati ya ba nyiri amakampani baba batumvikanyeho n'abandi biba bireba, cyangwa se abo bagomba kubisaba, ku buryo iyo habayeho ubwumvikane buke ababizanye bahitamo gufunga sisiteme zabo kugeza aho rubanda rugufi ari rwo rubirenganiramo, akaba bya byatsi biraho inzovu ziba zarwaniye. Ni ukutumvikana mu buryo bw'amasezerano hagati ya ba nyiri amakampani aba yaje, ku buryo wenda iyo habayeho ubwumvikane buke ababizanye bahitamo gufunga sisiteme zabo kugeza aho rubanda rugufi ari rwo rubirenganiramo, akaba bya byatsi biraho inzovu zarwaniye. Ibyo nabyo ni bimwe mu abantu benshi bakomeje kwibaza ku bijyanye n'izi kampani uburyo ziza mu gahe gato nk'ako guhombya zikaba zihise zifunga.
Ese mbere y'uko STT na TAT iza hari izindi kampani zabanje kuza zikaba zarabashije kujya mu baturage zigakora nk'ibyo zino kampani zakoze? Ese abaturage bagira icyizere cy'uko wenda amafaranga yabo baburiye muri bino bintu yaba azagaruka? Ni bande basigaye batagiye muri STT na TAT kugeza ubwo wenda bo bagize amakenga bikabarinda kenshi kujya muri zino kampani zakoreye bino bintu abaturage? Hari ibibazo byinshi abantu benshi bakomeje kugenda bibaza rimwe na rimwe bisa nkaho bigoye kuba byabonerwa igisubizo. Ese nawe hari ibyo ujya wibaza ukeneye ko twajya tubiganiraho? Haba hari amafaranga wahombeye muri zino kampani? Ikiza nuko twahurira muri comment tugafatanya guhumurizanya cyangwa se tukagira amakuru tugeza kuri bano bantu batandukanye bagiye bahura n'ibi bibazo, ariko kandi ari nako dukomeza gukurikirana amakuru y'akantu ko kandi ntawamenya bitabaye ibihuha. Hari ikigiye kuba cyakorwa muri rubanda cyangwa se wenda abantu bakumva inkuru nziza mu matwi yabo, tukaba twarushaho kugomeza kugira icyizere. Nyuma y'uko wari umuyobozi wa STT yafashwe, uratekereza ko bigiye kugenda bite? Reka tubiharire iperereza nubwo bitabuza abantu kuba hari icyo babitekerezaho ku ruhande, ariko kandi amakuru tuzagenda tuyamenya uko iminsi igenda yicuma. Turabashimiye kandi turabashishikariza gukomeza kubana natwe mu kiganiro cy'ubutaha tuzaba dufatanyije hamwe gusubiza ibibazo bimwe tuba twagiye tubazwa, ariko kandi turanashimira abakomeje kutwunganira baduha ibitekerezo no kuduha ubwunganizi muri rusange. Muri make mudahwema kuduhora hafi no kuduha inyunganizi z'ibitekerezo. Reka dushimire buri wese rero wakoze subscribe n'utarayikora tumubwira ngo yikande. Niba wifuza kuzakomeza kubana natwe mu biganiro by'ubutaha, Nyagasani nakomeze kubana namwe, naho utaha ciao turabakunda, tuzongere dusubire mu kiganiro cy'ubutaha. Iyi yari The Afro Live.